ije gushimira Imana yabahuje. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka azabasoza. Bajye muravandimwe, muje mu ngoro ntagatifu guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Kiliziya, umuryango w'Imana wakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana no kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje rero kwishimira no kwiyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristu ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba nk'umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kwinjira mu ngoro ntagatifu ngo twumve ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kiliziya ye. Nimucyo rero twinjire mu ngoro y'Imana. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dufite ibyishimo uyu munsi byo guhurira muri ngoro ntagatifu, aho tuje dushagaye ababyeyi bacu Festus na Jeannette, Atanazi na Tamara, uyu munsi bagiye gutera intambwe ikomeye mu buzima bwabo, aho bagiye gutangira kubana, bakaba baje kubitangira imbere y'Imana, bakaba baje gusaba umugisha wa Nyagasani. Natwe twaje kubashyigikira, twaje kubasabira, twaje kubatura Nyagasani kugira ngo koko urugendo batangiye ruzababere ruhire, ruzazira impumyi, koko umubano wabo uzakomeze gushyigikirwa na Nyagasani, babane akaramata, babane mu byishimo. Mbere y'uko dukora iki gitambo cy'Ukaristiya rero tugahimbaza n'ibyo byiza by'Imana biduhera mu masakaramentu yayo, nimucyo tubanze duce bugufi, tuyikingurire imitima yacu, tuyisabe imbabazi, maze tubabarire byose tubikore dufite umutima witunganiye. Nemereye Imana ishobora byose ko nacumuye rwose ibyo natekereje
Imana ishobora byose ntitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. isomo ry'ingororabere y'abanyabure ingororabere ingabire zisumbuye kandi igiye kubereka zitambutse zose nawe nakubwire neza abantu mwiza w'amarayika ariko si urukundo ntabwo nk'icyuma kimugorora cyangwa inzogera irangira naho nagenda bire ubuhanuzi ndayicurirwa amayeri yose
ryari urukundo ntirwirahira ntirwikubiriza ntacyo rukora kitabwitse ntirurondera akari kagaho ntirurakara ntirugira inzika ntirwishimira akarengane ahubwo ruha guhimbazwa n'ukuri urukundo rubabarira byose rwemera byose rwizera byose rwihanganira byose urukundo ntiruteze gushira iryo ijambo bari bavuriwemo divayi imaze gushira nyina wa yesu aramubwira ati nta divayi dufite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi ari igihe ari nawe tubigenzemo dute byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intama 6 zibaje mu mabuye zigenewe imihango y'abayahudi yo kwiyuhagira. Intama yose yajyaga n'inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi atazi aho divayi iturutse, abahereza bari bavomye ngo bari bahaze. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wamubujije gutereka nziza kugeza ubu. Aho i Kana mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, nk'uko twatangiye tubivuga, ikiduhurije hamwe uyu munsi twese turakibona. Ni abageni bacu baberewe, ni abageni bacu bishimiye kuri uyu munsi ukomeye mu buzima bwabo, natwe tukaba twaje kubateranya mu bitugu muri ibyo byishimo. Turabashimira umubano wabo bashatse gutangirira imbere y'Imana. Bashobora kurangiza imihango isanzwe y'umuco wacu cyangwa n'amasezerano y'ubuyobozi, bakajya kwibanira ibyo bari kuba bafitiye uburenganzira, kuko iyo umaze gusezerana mu mategeko burya muba mwahaye umugabo n'umugore. Ariko bakavuga bati ntibikwiye, abantu bazi Imana ntabwo twatangira kubana gutyo. Niyo mpamvu umubano wacu ugomba kubanza kuwereka Imana kugira ngo ube umugisha. Uru ni urugendo rukomeye dutangiye tutari ku Mana, tutari kumwe nayo, twakugenda tuyubaka ntituzagire iyo tujya. Kwihanganira bizatugora. Niyo mpamvu rero turashimira yuko uyu munsi baje imbere y'Imana, atari kugira gusa bifatira amafoto aryoshye, aho kubera yuko bashatse yuko Imana ubwayo ari ibahanura, ari ibabwira uko umubano mwiza ugomba kumera. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere, aho Pawulo mutagatifu atubwira yuko abagiye kubana nta kintu kiba kibahuje uretse ingabire itambutse izindi y'urukundo. Atugiye kubabwira isumba zose n'iy'urukundo. Agatangira gutaka atubwira ibiruranga, atubwira ukuntu ariho bifite agaciro mu buzima bwacu bwose. Ati ntabwo
n'aho bafite iz'abantu n'iz'abamarayika n'aho bakora ibitangaza bimeze gute niyo ntahabwa zinyuranye zirimo n'iz'ubuhanuzi ibyo byose bikabigira ariko n'afite urukundo ati ntacyo naba cyo noneho agatangira atubwira ibiranga urukundo nyarwo ati urukundo rurihangana kwihangana nicyo kintu cya mbere abagiye kubana bagomba kwiga niba utabonazifitemo kuva uyu munsi rwose utangire kwihanganira mugenzi wawe kubera yuko buri munsi ubuzima bwawe ntabwo bwigengaho wenyine uko byari bimeze ahubwo usangiye na mugenzi wawe kubera yuko ubuzima hatazabamo ibizira by'ubuzima hatazabamo ingorane ni nayo mpamvu yabuze kwihangana byose birasenyuka kwihangana kubera yuko twese dufite kimwe twese dufite kimwe buri wese afite aho yakuriye buri wese afite uko yarezwe buri wese afite uburere yahawe buri wese afite imico yaramenye ariko utabyihanganira ngo ntiwambara kabiri kwihangana rero nibyo biranga urukundo nyarwo ikindi ni ukwitangira abandi ntabwo umuntu ari nyamwigendaho kwitangira na mugenzi wawe wowe mugiye kubana ariko kwitangira n'abaturanyi kwitangira n'abandi bazaza bagana kwitanga kutireba ube nyamwigendaho icyo nicyo kiranga urukundo kutagira ishyari ishyari riri mu isenya ibintu byinshi biri mu isenya ubuzima kumva ko niba icyo mugenzi wawe akurushije ugomba kumugira ishyari nyamara uko wakagombye kwihatira kugira ngo iyo ntera yagezeho nawe ugereho iryo shyari rero riragasindwa no kubigendera kure naho ubundi ntabwo ubuzima bwanyu bwatera kabiri urukundo kandi rwirarira ntirwiguririza ikintu kiranga ubuzima bw'abantu gituma bajya mbere ni ukwishyira hejuru ni ukumenya guca bugufi ni ukumenya kwiyoroshya kumenya yuko nawe utari igitangaza kumenya yuko nawe hari intege dufite kumenya yuko amakosa n'akari mugenzi wawe nawe ushobora kuba uyafite udashoboye no guca bugufi uburyo ati nanjye serivisi ikigoroye kugira ngo uko kubana abana kwagurana icyo rero tujye tukizirikana nibuke yuko uko kwiharanira akenshi aribyo bisenya ingo zacu nuko bavuga ngo umusore utirarira ntabakora inkumi ariko iyo amaze kuyobora yiraririze hajya kugenda waragwisheje igitangaza waragwisheje ko uba mu nzu y'akataraboneka waragwisheje ufite imodoka kandi wajyaga kumusura wahigiye kugira ngo ubone ko udasanzwe hanyuma se yagezeho akakubona ukuri noneho akabona za ntege zawe nyamara yaje yizeye igitangaza hari urugo rw'abantu ariko iyo umwigaragarije ukuri ubuzima bwawe buciriritse bugafatanya kuguteza imbere kugira ngo ibyo ngibyo nibyo bituma rwa rugo rwanyu runanga aho kugira ngo umwizeze igitangaza aho kugira ngo wigire igitangaza aho kwiyibika ukuri ufatanye ubuzima agukundira ukuri yo gukundira uko washatse kwishushanya aho bagukundire ukuri niyo waba udatuze ibyamirenge burya ibintu birashakwa ariko hari urukundo ahari ubwumvikane ahari ubwubahane byose birashoboka na bya bintu bihora bidutwara umutima mukaba mwanabigeraho murumva rero yuko urukundo batubwira byinshi batubwira ibiranga namwe bagenzi bacu uyu munsi nibyo turifuza kwihanganirana gukundana kutagira ishyari kutaraka kutagira inzika kutishimira akarengane ahubwo kuganira ukuri urukundo rujyana n'ukuri iyo habuze ukuri byose
Imana niyo yashatse umugabo n'umugore abana bakundana kandi buzuzanya. Iyo yavuze cyiza ko umugabo yaba wenyine ngiye kumuremera umufasha umeze nkawe. Turabyibuka ko yakuyeho urubavu maze ikabikora n'umugore ikamuzanira, maze umugabo agatahaka ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye, uyu nguyu azitwa umugore. Ibyo bitwereka yuko ugushyingirwa Imana ubwayo niyo yabishatse. Igihe yarema umugabo n'umugore ikabaha inshingano zo kugena ibintu byose, ikabaha n'inshingano zo kororoka. Ubu bukwe twumvise bw'ikamba rero ni bumwe mu bukwe bwagiye buba, ariko nibwo bukwe nyine batubwira Yesu yatashye. Yesu yatashye we na Bikira Mariya. Turabizi yuko ubukwe bususurutswa no kubona amafunguro ahagije, ari ibiribwa, ari ibinyobwa. Buriya bukwe rero nabwo ibyo bari bateguye byageze mu birashira, ngo cyane cyane icyo kunywa bivaye biba ryashize. Abantu batangiye kwizigata, ubukwe butangiye gukonja, nibwo Bikira Mariya yagiye yegera Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Niba yavuga ati gira icyo ukora, reba uko ubigenza. Yabimubwiraga amwizeye kuko yari azi ububasha bwe. Ariko twumvise ko Yesu atanahise abikora, ahubwo yabwiye Timote ko twese twaje turi abashyitsi, waretse ibyo bintu tubigenzeho dute, waretse tukabyibonera. Ariko Bikira Mariya ntiyashobora, aca inyuma aragenda abayazaga ati tugende, icyo ababwira cyose mugikore. Yesu twumvise ko yabigenje uko yujuje ziriya ntango, akazuza amazi, hanyuma icyo yakoze y'umukizi y'amazi agahinduka divayi, bakajya gusogongera bagasanga ko ni divayi iryoshye kuruta ya yindi yari yateguwe. Ibi rero biratwereka iki? Biratwereka yuko natwe mu bukwe bwacu dukwiye gutumiramo Yesu na Bikira Mariya. Dore abantu bose bashagaye, ubu wasanga ntatumiye abandi bose, ariko Yesu Kristo wawe ntawe ukandagiremo ntahagere. Murumva yuko mwakoze ikintu gikomeye. Yesu niwe mutumirwa mukuru, Yesu niwe mushyitsi mukuru mu bukwe bwacu. Iyo tutamuhaye umwanya tuba twivukije amahirwe. Ariko Yesu niwe mushyitsi mukuru mu rugo rwacu tugiye gushinga. Yesu ntazabona umwanya, ibintu bizaducikiraho. Icyo twabonye rero ni iki? Ni uko Yesu Kristo icyo adushakaho ni uko nibura tumwemera, ni uko tugira ukwemera kuko afite ububasha bwo kuba natwe yadukorera igitangaza. N'igihe tuzaba twumva mu rugo rwacu nta kigenda, n'igihe tuzaba twumva rwa rukundo rwacu rukenderera, n'igihe tuzaba twumva ibibazo byinshi kugira amajanja, tujye twibuka ko Yesu Kristo urwo rugo rwacu agomba kuturamo, kandi rero dukwiye kugana mbere na mbere, aho gushakira gusiga imbaraga zidafite aho zizivana n'aho zitugeza. Icyo ni kimwe. Icyo rero Imana idusaba ni uko nibura natwe twagira n'ubwo bushake, twagira n'ubwo kwemera, naho iyo tutabifite biracyadutangaza biracyadushoboka. Ikindi twabonye ni uko Bikira Mariya ari urengera ababaye, arimo bavugana ku mwana we Yesu. Umubyeyi Bikira Mariya ntimuzamwibagirwe mu rugo rwanyu, muzajye mumwiyambaza, azajya abatakambira kuri Yesu Kristo, maze icyakoraga kiboneke. Turabona rero yuko urugo rufite abombi ntabwo rujya mbere, ntabwo rutera imbere, ntabwo ruva mu bibazo, ahubwo ruhora rugana ibintu bagiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku bw'abatisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu dore ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo muvuge ko mutekereza byerekeye isezerano mwifuje
tuje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu, ni ku bwacu, ni ku bwacu, ni ku bwacu. ni ku bwacu. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi? Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba gukundana, bagomba kwakira urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira Kristo. Murabizi? Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga n'igihe bateze kubyara cyangwa bari mu byago. Murabizi? Turabizi. Turabizi. Ubwo rero nifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa utagatifu, nimuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire kuri isezerano rye. Yewe Ndacyayisenga Festus, nemeye ko wowe Kagatariya Jeannette umbera umugore, kandi musezeranyije ko azagahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Nemeye ko wowe Ndacyayisenga Festus umbera umugabo, kandi usezeranyije ko ntazagahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'urukundo rudashira nikomeze isezerano mujyanye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basengeze umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Yewe Nyiranzabahimana Kamari, nemeye ko wowe Sibomana Athanase umbera umugore, kandi umbera umukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'urukundo rudashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basengeze umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazaba iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
Kagatereya Jeannette akira iyi mpeta mpambitse ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kiliziya dusabe Nyagasani abageni wahamagariye gushinga urugo baha inama yo kubakana urukundo rwawe bazakirana umutima mwiza abazabagenderera bose kandi urugo rwabo ruzabura urugero rw'abafite intimba. Batoze gufashanya abajya imbere bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoze kugutura ibyishimo byabo n'amakorwa yabo, batoze gufasha abana uzaba kuyoboka, maze rero Nyagasani we rukundo ruzima bagushimiye urukundo wabahaye kandi bagusabye kurubakomereza. Amena. Bavandimwe rero, aba bageni bacu bamaze gusezerana babaye umwe.
arigenza arangije kurya afata inkongoro n'arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka agiye kuganira mu bwenge n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora n'umukiza wanjye. Nyagasani wibuke kandi ababageni Jeannette na Festus, Atanaze na Tamari bamaze guhabwa isezerano ryo gushyingirwa. Ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, ubaheho kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yawe ibahe kurangwa mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu muriro guturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunze ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. dawe umwami ushobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyikirizwa na Kristo, ukagaragara muri nawe ukabiyerwa muri we ubumwe bwawe mutagatifu, ukwiriye guhora bisigura. Nuko twabibwirijwe n'Umukiza kandi tugaruka kutwigisha, dutinyutse kuvuga tuti abe mu ijuru.
bavandimwe mucyo twambaza nyagasani twiyoheje ngo agire impuhwe maze asakaze umugisha we kuri aba bageni bashyingiranywe muri kristu kandi ubwo yabahurije mu isakaramentu ritagatifu babaye kugira umutima umwe barangwa n'urukundo rumwe babikesha isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya kristu. Nyagasani Mana yacu niwe nyir'ububasha kandi byose ubivanye mu busa umaze kugena intangiriro y'ibintu byose no kureba umuntu umwishushanyije washatse ko umugore abe umugabo umufasha agatanga ku buryo baba batakiri babiri ahubwo ari umuntu umwe, bityo twigisha ko ubushakiye kuremya budakwiye kugira ikibutandukanya na rimwe. Mu iyobera ry'agatangaza watagatifuje umubano w'abashakanye kugira ngo ugere kure isakaramentu ry'ubumwe bwa kristu na kiliziya ye. Nyagasani Mana yacu niwe wahuje umugabo n'umugore kandi uri kubakira igishingwa ubaho wamugisha utigeze uvanwaho n'igihano cy'icyaha cy'inkomoko kandi uranavanwaho n'icyorezo cy'umwuzure. Reba n'impuhwe y'abageni Jeannette na Tamara bagize isezerano ryo gushyingirwa, baragusaba ngo ubuzima n'umugisha wawe urabayobora n'amahoro n'urukundo bazaba bakurikiza urugero rw'abagore b'intungane barazwa n'ibitabo bitagatifu. Reba nimwe n'abagabo babo Festus na Tanasi urabayobora bizera abagore babo babone n'inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira baba ari icyubahiro kibakwiye kandi babakunda igihe cyose nk'uko kristu akunda kiliziya ye. Noneho Nyagasani turakwinginze uye abayoboke bawe kwemera kudashagashira no gukomera ku mategeko yawe kandi ko bagiye gusangira ikiryango kimwe ubahe kurangwa n'imigenzereze myiza ivanjiri yagira inkingi y'urugo rwawe maze mu maso ya bose babere kristu hamwe n'umubiri bari kubyara no gukuza babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza bombi bazahabwe babone abuzukuru n'abuzukuruza batunganirwe maze nibamara guhereza ubukando bwabo uko babyifuza bazinjire mu ngoma y'ijuru babane n'abatagatifu bawe ku bwa kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu Kristu wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, twite ku byaha byacu ahubwo turi kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi ntumbere mu bumwe wubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani mu rukundo rwa kristu muri wifuzanya amahoro.
Kristo yakunze kiliziya ye maze arayitangira ubwe kugira ngo mube umugeni w'ubungane n'umuziranenge. Dusabe. Nyagasani nyiribambe, maze kubasha iki gitambo gushyigikira amasezerano y'ishyingirwa wihangiye urugendo bwawe, kugira ngo bombi hamwe babona Kristo bagasangira ukaristiya ntagatifu, ubahe kugira umutima umwe mu rukundo rumwe kubwa Kristo umwami wacu. Mbere y'uko dusaba umugisha tubanza kuwusabira aba bageni, ndagira ngo berekere abasaserdoti bafatanyije turi igitambo cy'ukaristiya muri Padiri Severino Rusatase, akaba ari gukorera ubutumwa muri paruwasi ya Remera Kibungo. Padiri Jean Chrysostome Rwiyambirano we akorera ubutumwa muri paruwasi ya Rukomo muri diyosezi ya Byumba. Turakomeza no kwifuriza gusubiza abageni bacu, Imana izakomeza igendane nabo muri uru rugendo rutangiye, ibane nabo mu rugo rwabo, maze koko nibamara kugerageza ubukambwe bwabo nk'uko twabibasabiraga, bazishimire gutaha mu ijoro hamwe n'imbaga hamwe n'izi nshuti zibakikije. Yarabibukije ngo nanjye simbivuze, nanjye nitwa Padiri Sipiriyani Nakamira, nkaba nkorera ubutumwa mu Seminari y'Izaza. Turasabire umugisha usoza, hanyuma natwe tugusaba twese tuzakara. Imana Data uwiteka n'abakomeze n'urukundo mufitanye, maze amahoro ya Kristo